twabanye n'izo mwisi n'ishuti idahana mu makuba. Hari ijambo yambwiye indemamo ibyiringiro ngakomezwa mu mutima. Abari ku manywa abari nijoro inshuti idahana mu makuba. Hari ijambo yambwiye wazaza kutujyana twibanire nawe mu mahoro. Abari ku manywa abari nijoro inshuti idahana mu makuba. Hari ijambo yambwiye wazaza kutujyana twibanire nawe mu mahoro. Musozi Gorigota Yesu yarirahiye ati byose birarangiye. Isi hinda umushitsi kubw'ijambo ry'uwankunze kunesha kwanjye kwarabonetse. Umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri abatindi duhabwa imbabazi. Uwasimbuye ibitambo ivuza indahiro nziza kunesha kwanjye kwarabonetse. Umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri abatindi duhabwa imbabazi. Uwasimbuye ibitambo ivuza indahiro nziza kunesha kwanjye kwarabonetse. Abatambyi bari bashoreye ibitambo byo gutama ngo batambire ibyaha by'abantu. Yesu avugana ijwi rirenga ati byose birarangiye kunesha kwanjye kwarabonetse. Umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri abatindi duhabwa imbabazi. Uwasimbuye ibitambo ivuza indahiro nziza kunesha kwanjye kwarabonetse. Umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri abatindi duhabwa imbabazi. Uwasimbuye ibitambo ivuza indahiro nziza kunesha kwanjye kwarabonetse. Umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri abatindi duhabwa imbabazi.